Mana yanjye warakoze pe, ariko ndizera ko mu gihe turimo Imana izagenda iri kubikora. Imana izabikora kwibahisha kwayo. Ndizera yuko mu byorezo byatambutse byose nta kibazo twigeze tugira. Sinzi ko hari ikibazo n'undi tuzigera tugira, Imana izagenda iri kubikora. Ariko Mana warakoze. Ariko ndizera yuko mfite umugabo umbereyeyo. Nahashye umuntu wamaye inshuro we mu by'ukuri, ariko nawe yakoze. Ariko Imana izamugire neza mu byo yakoze byose. Imana yarakoze rwose. Sinzi nagiye kunuza ku kinyamakuru nsangaho ariko arayakoze, ariko umusaza nawe atubwiye. Turashima Imana cyane cyane, ariko tukazengera hamwe n'umugabo. Yewe Imana yanjye, gusa mu byo Imana yakoze nzi yuko hari ikizagenda gukora, kuko mvuye mu kazi nyura hamwe n'umuntu ndikubona nawe usa n'afite ikibazo. Birashoboka si kuba ari ijwi ry'umugabo wanjye. Reka mpagere ndebe atubereho kino cyorezo. Imana igiye kubikora, Imana igiye kubikora. Si birashoboka ko ari umugabo, ariko menya ariwe. Kamana we ushimwe. Yewe uraho, urakomeye. Yesu ashimwe. Amakuru se yewe uraho nyine, natwe turaho nyine. Tumaze iminsi turi gusenga, turi kuvuga ku nkuru za Yesu, ariko nja kumva ijwi rivuga ngo ahari wenda Yesu azatugirira neza. Yewe cyose wenda aho mbwira bimeze bite? Nukuvuga ngo nagiye mu ncu. Yego Ngezeyo nsanga hari abantu bari gusenga ati hari Imana izakora. Ndumva ukuntu utameze mugabo mwiza. ndi kubyizera Yewe ariko bangiriye neza teba. baguhaye Mana we, reka turebe Mana baguhaye nuko baguhaye ni Mana we. Ariko uyu muntu yagize neza we, yagize neza Mana. Ubwo se bwo ubirinde bavuze ngo ikimba bavuze ngo twihangane ngo hari Imana izakora mu bigerageza byose Satani nyine kugenda arateza isi. Yego Ariko ngo hari Imana izakora. ngo yego ngo dukomeze gusenge cyane, mu Yego. bigaragara hari Imana iri gukora. Yego. Hasi hariho uri mu butayu. Yego. Hari Imana yigeze kubwira bavuganye nayo. yewe merutse kujya gusenga Imana irambwira ngo nimwihangane. Umuntu uzi ko yasenze akomeza asenge, ahamagara Imana. Umuntu uzi ko yasenze akomeze yinginga Imana. Uko Imana yaturinze korona. Amen. Korona, ndavuga korona. N'ibindi byose zagize. Nigeze numva hari umuhanuzi waje aravuga ngo indwara yaje mututuje kuzayirinda. ndafashite. Haleluya. Yego ngo izaturinda. Izaturinda maze byose bije izatugirira neza we. Izatugirira neza. Izatugirira Nacagiye twari ibigeragezo byose. Umuntu uzi ko si wizeye. Urizeye? Wizeye nde? Nizeye Yesu. Haleluya. Uwo tweke Yesu we, Yesu wacu turamukunda. Yego Yesu azaturinda ibigeragezo. Yesu azaturinda ibikomeye. Yesu azaturinda ibigeragezo. Ibyaba byose iyo wizeye Yesu byose birashoboka. Iyo wizeye Yesu byose arabikurinda. Ngaho rero jya wambwira bicaye. Nuko none sinzi ukuntu nagiye ndi kwigerageza bucya buramvuye mu ncuro. Ndabona uvuye mu kazi rwose. Dore nisuka ni gutyo. Nuko asigarambira ngo ngenda hinga neza ngo ariko ngo twicare twiteguye kandi twizere yuko byose azabikora. Yakuyeho korona. Yego. Ikagumisha uriya musaza kugira ngo akomeze umuyobozi. Yego. Ni ukuvuga ngo n'ibyo byose rebeze kidetaye izaturinda. Ni ukuvuga ngo nicaye niteguye yuko byose. Haleluya. Uwo Yesu azaturinda ibikomeye. Azaturinda Ni nayo ibigeragezo. mpamvu nicaye ko ari cyo azakora. Haleluya. Ngusanze hano mu butayu nanjye no hejuru. Ariko we reka Nzi yuko mu byo azakora. hari ijwi rimanitse ngo Yesu azadutabara. Ngo ibi bigeragezo byose azabikuraho. Ko bimeze. Umva inkuru rero ngo Yesu agiye kuza. Egare. Ngo umwizeye wese ngo ntacyo azabura. Ntago azigera. Umwizeye wese ibigeragezo azabiturinda. Ko bimeze. Ndafashijwe. Amen. Ndafashijwe. Haleluya. Uwo Yesu twizeye, uwo Yesu twakurikiye, uwo Yesu duhangana nawe akaturinda Satani wavumwe. Uwo Yesu tuhanganye nawe akazaturinda Satani wavumwe. Ibigeragezo azagira gute? Ngaho jya wambwira rero. Yesu we urakoze ko wemeye kubana tukaturinda korona. Ubushita bukabutambutse. Mu izina rya Yesu rero uzabikora kwibahisha. Uwiteka hari icyo ukoze abansangwe umugabo mu butayu. Kandi nizeye ko n'ibitari bingi uzabikora. Yesu Kristo wadukijije inzara ikomeye. N'ibitari
haleluya mwami imana ishobora byose haleluya nizeye kuri imana itavugirwamo ntabwo ujya uvugira iramire kidasanze nizeye ko muri byose uzakomeza kubana nawe uzabikorera kwiyubahisha uri imana ivuga bikaba yategeka bigakomera haleluya ngahora abana dukiza ubushomeri kandi mwami imana uko wakijije abakurikiriza inkuru zawe yesu bose ubagirire tuzi ko neza batazigera bakorwa n'isoni habe na gato mwami imana yacu dusengeye igihugu n'umuyobozi wacu nawe ukomeze umuhagarareho mu izina rya yesu bikore kwiyubahisha kwawe uwiteka abayoborwa natwe duciye bugufi ngaho komeza ubane natwe tubisabye twizeye kurakomeza kubana natwe iteka ryose urakoze amen ngaho rero wumvishe yewe rero ubwo wari uri gusenga nagiye mbona hari abamarayika bari kujya bamanuka bamara kumanuka dore baba bari kuva mu bicu dore ibicu dore ibicu dore ibicu noneho musetse rero nkabona marayika afashe umuntu nkabona arateruye gutya mwongera nkabona marayika afashe umuntu amushyize mu mugongo arahera amen 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 marayika Imana yakora arakora ariko Mana uzi kurinda marayika arakora marayika yewe marayika arakora marayika ayiwe marayika marayika arakora azaturinda ibikomeye marayika arakora azaturinda ibigeragezo marayika arakora azaturinda icyo kigeragezo cyaje ndavuga icyorezo uko yaturinze covid-19 na biriya azagira gute azabiturinda